twabonye bakira Sostene nkuko Peacemaker arabitweretse yagarutsemo. Rayon Sport yamanuye umukinnyi Nantes yakozeho aravuga ati mbuye na Rayon Sport yo mu Rwanda turegamye najye Kigali ngo iki umukinnyi Rayon Sport umunyamari yasinyishije MVP wa championnat ya Mali umwaka ushize ndabikunda cyane Jigiba Issa Jigiba nawe maze gutangazwa n'ikipe ya Rayon Sport nawe arategerejwe byanze bikunze mu rukerera rwo kuri uwa mbere aragera Kigali agera Kigali asange bagenzi be muri camp na mu karere ka Gicumbi. Rayon Sport yamanuye umukinnyi Nantes yakozeho aravuga ati mbuye na Rayon Sport yo mu Rwanda turegamye najye Kigali ngo iki umukinnyi Rayon Sport umunyamari yasinyishije MVP wa championnat ya Mali umwaka ushize ndabikunda cyane Jado ku munsi w'ejo ndi kwa Cyucyuri bamushoboka kwa Cyucyuri wamwakiriye se azaza bambwe ko azaza mu minsi uyu musore bita Issa Jigiba niwe MVP wa championnat ya Mali sezishize yego amakipe yo muri deuxième division mu France yari yageze harimo na Nantes yamanutse yego yayibwiye ngo no reka njye Nyarugenge ngo niyo transfer Rayon Sport yari iryamyeho igoye inahenze yego president wa Rayon Sport yabwiye abagent fite amadolari nyuma yo kwishyura FIFA fita yasagutse mushakire nimero 10 wa mbere muri karakarere abagent baragenda bagwa kuri uyu musore yego uyu musore rero ikibazo rero yabanje kugira bati Rayon Sport imuriho Rayon Sport mukonveka ariko uyu musore ni umunyamari yego yagombaga kubaza abandi bakinnyi bo muri Mali iyi kipe yitwa Rayon Sport kari amakipe menshi yangiye mu yabaje harimo Dafe harimo na Lamine Ba na Dao n'abado yego baramwe ati ni kipe nziza y'abafana yego ariko akunda kugira ibibazo bya mikoro yes ngo uyu musore baramwe ati na ikipe ushobora gukinira gwa kubitabiri utakina urohereza Bamako uyu musore abigenda mu gace tsinibi iyo ni karafuta yego ngo pe ari abantu ngo bamugiye amatwi baramwe ati ikipe ni buyijemo weri wako Bamako famille uzajya yohereza make Rayon Sport kandi nyuma y'igihe kinini ibi biri ibintu karafuta hano na makuru y'umupira ben yego Rayon Sport igumba hira konvenkira dore kako akantu kumugire Rayon Sport agafite ako yari yipanze Rayon Sport yazamuye idolari ryinshi muri iyi minsi yungutse n'umunyamujyi uri hafi yayo cyane nimbonereho nanamusuhuze umuvandimwe Mironko yego burya akaba umunyamujyi cyane yaratashye Mironko ari mu rugo mu kizu Rayon Sport yirangira ikonvensi uyu musore baramubwira ngo twebwe Rayon Sport ibyo abantu bakujya mu matwi bakubwira ibyo ngwino ufata amafaranga ngaya hano bivuga ko uyu musore Rayon Sport ishobora kuyamuguza hafi 50,000 yego bako bamuhaye mubike yego barakonvenka barambwira ati umushahara wawe kugira ngo amukure mu mutwe bya bindi baba ibyo byo ngo abantu bigiye kuri bene wabo amashyi menshi kuri rero Rayon Sport birangira konvensi uyu musore birangira mubwira ati wowe uzajya yabona na mbere y'umushahara Issa yemera gusinyira Rayon Sport ngo ni transfer yagoye ngenaga Nantes urumva yagwiriranaga na amafaranga se Nantes yari kuyatanga Issa Jiguba umunyamari nimero 10 mubaya nimero 10 matachari mugongoni kuko ngo Abdara yashakaga nimero 10 nyawe yashaka Ami Cedric umuntu ugomba gukina hariya utanga imipira pasi imipira utsinda n'ibitego ariko se gamanisa iyo twageze mu mwanya w'amakuru nawe uri meze nk'umuntu uri guteka meze nk'umuntu utari kumwe turi muri karafuta umukinnyi APR yaguze ni yafungura inkweto z'uyu muntu yego byaterwa n'abagiye kuzifungurira ariko uriya mukinnyi APR yinjije yanatangiye n'imyitozo n'abagishyiro yanatangiye imyitozo yego ngo uyu nguyu ntiyamufunga APR ntiyafungura inkweto z'uyu
kabaye kera kabaye ngaye nguko tuze muri ruhago Rayon Sport nagirava ku isoko mwabana umwe Rayon Sport ntirava ku isoko Sostene ku munsi w'ejo baramutangaje agarutse muri Rayon umutoza wungirije ari ingingo Christian Francis mu gihe bagikomeje no kwitegura cyangwa se no gutegura Hyundai babara umunsi ku munsi cyane ko na Sekafa Kagame Cup ariko ubwo kizabanziriza ibindi ni Rayon Day bamaze no gutangaza ibiciro byo kuzinjira kuri Rayon Day ubwo rero abareyo nka booking akiri kare mukagura amatike nabonye baratangaje ko n'ibihumbi 50 muri VIP ibihumbi 100 muri executive seat ibihumbi miliyoni 1,500 muri skybox hanyuma muri upper bowl ndetse na lower bowl ni ibihumbi 3 muri VIP ni ibihumbi 30 kuri Rayon Day minsi abarirwa ku ntoki rero ubwo bareyo mutangira mu booking muzazi no kwirebera ayo ma equipe yanyu ikindi ubwo nabonye bakira Sostene nkuko Peacemaker arabitweretse yagarutsemo bamuze nk'umutoza wungirije yagarutse mu kipe ya Rayon Sport mu hagati ya 2014 na 2015 umutoza wungirije abana intarimwe abantu w'agateganyo ubu rero yagarutse none nk'umutoza wungirije ni nyuma yo kugira mwaka utari mwiza muri Musanze yego ekipe ya Musanze imyaka yarayimazemo yagerageje gukora byiza none se ayihagaranje yarakiri muri Musanze yaryo Musanze nayo ruremesha ruremesha ni byako ako se yarukaga gutoza kuva yavayo numva nta yindi kintu nakipara nyine igiye kuko ndavuga ibe by'ijyanye byari bibi ariko byibuze uburyo ibyako kazi yakoze muri Musanze ariko gutoza yakoze akazi kuko yigeze kumara nk'imyaka ingahe hoza amakipe mu mwaka umwe cyangwa imyaka 2 iza amakipe byuze ane ya mbere n'igihe bigeze gusura ku mwanya gatatu ni kipara ko yakoze akazi gakomeye gusa nubwo bitarangiye neza ariko umutoza umenyereye championnat y'u Rwanda n'umupira w'amaguru mu Rwanda muri rusange numva ahubwo yabaga mu makipe y'abatoya niho anaheruka gutoza national atoza amakipe y'abatoya nk'umutoza mukuru niko kazi yenda aheruka ariko muri club aheruka muri Musanze n'umutoza wamenyereye championnat y'u Rwanda uzi umupira w'amaguru nyarwanda ubwo wenda yaza kongera umusanzu muri equipe ya Rayon Sport ko ngiye mbona ni ibintu byo kugenda bazana abatoza babahenze baturutse hanze urabona babahenze gusa nyine baturutse hanze n'ubundi bakaza ahangaha ngo nta nicyo barusha yenda ababa bari mu gihugu why not batakoresha abangaba dufite mu Rwanda kandi nabo bafite experience banazi babahanga so icyo ni igitekerezo cyiza kandi ndabatanaguhenda cyane nk'abo ngabo kandi ugasaba umusaruro ntabwo uri bubarushe yego gusa ntekereza ko ikintu cyenda kimwe ari cyiza ubwo no kureba nyine imyiteguro yabo uburyo bitegura umwaka w'imikino gusa Rayon Sport uyu mwaka none ishobora kuba irafise plan ikomeye kuko buriya urebye Rayon Sport kimwe mu bintu byo kwishimira gikomeye cyane hari uburyo ubona ko muri uyu mwaka iri gushaka kwibwiza ukuri mu buryo iri kugura abakinnyi ku isoko mu buryo iri kubaka management yayo muri coaching ndetse no mu zindi mbaraga mbega mu mpande zose so nkavuga ngo Rayon Sport kugarura umutoza nka Sostene n'ubundi n'umuntu wabayemo nk'uko mwari mubivuze agarutse mu rugo buryo umuntu wabaye ahantu iyo agarutse hari amakuru yaragabwa hazi so wanareba Sostene ku muntu w'umunyarwanda wanatoje n'izo kipe nkuru nka Musanze nibyo ntabwo aje nk'umutoza mukuru aje nk'umu assistant ariko noneho aje yiyongera ku wundi mutoza navuga bahuza filozofi nka hari ingingo Francis nkavuga ngo Rayon Sport buryo iri kugenda yubaka muri coaching mu bintu byose iri kwiyubaka mu buryo bwiza kuko buriya kimwe mu bintu Rayon Sport cyayigongaga mu minsi itambutse burya n'amafaranga y'abatoza yagendaga arira murebe musubize inyuma abatoza bazanaga bariya ngo ba Famille Latif ba Haruna Feruzi n'abandi kandi bakagenda badasoje amasezerano none hari waje niba kandi ukajya kubishyura hari uwitwa Bruno Ferro basabye kagenda ku mukino wa mbere so rero ukavuga ko ukabona ko Rayon Sport kimwe mu bintu ngende gukunda ubona ko uyu mwaka kizayifasha cyane ni uburyo iri kumenya imbaraga zayo aho zishingiye ikaniyubaka yirinda kuba nyine yaspeninga ibintu byinshi kandi itari bubone ubushobozi bwo kugarura icyiza ifite head coach yego mwiza pe ntekereza wenda ko ari kugira ruhare kuri iri soko cyane kuko nabonye ko n'abakinnyi benshi bamwe batari batanye n'abandi camp nguyu arakoze cyane
Peacemaker undi mukinnyi batangaje mu mpera z'iki cyumweru nawe rero bavuga ko uyu munyamari Issa Jugwiba shabaje yitwa Issa pe ibindi ntawo Jigiba Issa Jigiba nawe yamaze gutangazwa n'ikipe ya Rayon Sport nawe arategerejwe byanze bikunze mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere aragera i Kigali agera i Kigali asange bagenzi be muri camp na mu karere ka Gicumbi yanagiye ahantu heza rero ko ayifasha kwirinda pressure n'igitutu burya bari byiza iyo ugiye gukora pre-season ukajya no kureba klima y'ahandi kuko buriya Rayon Sport abizi ko igiye kwinjira mu kazi kenshi sibyo igiye gukina Rio Day ariko sinzi na mwabonye ukuntu Sekafa Kagame Cup tugiye kuzongera kubona Sekafa Kagame Cup yaherukaga mu myaka itambutse yongeye kugarukaho amakipe nyine akomeye Simba yagarutse Simba iheruka gukina Sekafa Kagame Cup 2018 none se za nuza zagarutse za Gor Mahia nabonye nanuza na Young izaza so rero niba tubonye andi makipe ari kugaruka harimo za Al Ahly na El Merreikh ishobora kubonekamo ngo tuzabona Sekafa Kagame Cup yo makipe manini rero na Rayon Sport igomba kwitegura muri segiteri zose mu minsi yashije twari turimo tuba Rayon Sport iri kugura abanyarwanda n'ibyo badidiye n'abandi bantu ariko birakwiye ko inongeramo andi maraso mashyashya y'abanyamahanga rero niba unareba transfer nk'eshatu zeruka yibanze ku bakinnyi bava hanze ukabona ko ni ikintu cyiza nibazane ibakoreshe kuri Rio Day hanyuma inabajyane muri Sekafa Kagame Cup irebe ko harimo wanyawe muri rusange amakipe aruvuze ashobora kuzakina Sekafa ka press release iheruka ya Sekafa n'ubundi yo ku itariki 3 ejo bundi bavuga ko Simba yagarutse muri Sekafa Kagame Cup ubwo rero amakipe 11 amaze kwiyandikisha cyangwa se kwemeza kazitabira Sekafa Kagame Cup ya 2026 harimo ikipe ya APR FC harimo ikipe ya Rayon Sport zo mu Rwanda harimo Simba Sports Club harimo Vipers mu gihugu cya Uganda hakaza kandi ikipe ya Al Hilal ndetse na El Merreikh zo muri Sudani hakaza Gor Mahia yo mu gihugu cya Kenya hakaza Mogadishu City yo muri Somalia hakaza Jamus imaze n'iminsi mu Rwanda iri gukora imyitozo ari mu Nzove nayo niyo muri South Sudan nimwe abamuhire Keve hakaza ikipe ya FC Garde Républicaine yo muri Djibouti ndetse na Kiev Z FC yo muri Zanzibar niyo ma ekipe rero agomba cyangwa se yamaze kwemeza ko azitabira Sekafa Kagame Cup 2020 hano mu Rwanda byibuze uri kureba turacyategereje no kureba niba koko nkuko na perezida wa Ferwafa yari yabegarutseho mu nama y'inteko rusange iheruka bifuzaga byibuze kugiramo amakipe ani Kiyovu na polisi bakaba bajya ariko byibuze urabona ko iyi Sekafa Kagame Cup izaba irimo agasukari Vipers sizi ifite nyinshi cyane mu makipe yatwaye za Sekafa Kagame Cup kuko urabona niba Vipers irimo Simba ikaba yagarutse Rayon Sport na APR zirimo sibyo na polisi nacyo buzigiyemo byabari byo byone fatira amakipe ataratabana Yanga yo ndabona itarajya Yanga nibajya ariko byibuze ari amakipe atandatu abanza byibuze ayongeyemo polisi na Kiyovu Sport byibuze abona ko twazatubona imikino iryoshye noneho ku mikino izabera mu Rwanda tukabona hari amamatch yahuje Simba na Rayon cyangwa Simba na APR nizo za Al Hilal nubwo zimaze iminsi mu Rwanda ubona ko nyine hari match zo kujya kuranga nka ngo Rayon Sport gutekereza kuzana umutoza nka Sostene akiyongera kuri hari ingingo ukanagura abakinnyi nk'abano b'abanyamahanga waramaze no kwinjiza abandi bakinnyi bakiri bato b'abanyarwanda nubwo hari nabo watakaje beza navuga ngo ni ikintu cyiza cyane kishobora gufasha Rayon Sport mu kwitegura kujya mu mikino nyafurika ivuga ngo tumeze neza kuko iyo Rayon Sport ivuga ngo tuguza abakinnyi cyangwa se abatoza ona Rayon Sport ikintu ngende kwishimira ni iki byibuze Rayon Sport kubona ko iri gukora ibintu mbere y'igihe kugira ngo byibuze cyagiye cyo kujya mu mikino impamvu wibuke si ukuvuga ngo ni mbere y'igihe nicyo gihe kuko bamaze gutangaza amatariki ya Rio Day ni itariki 18 kandi kuri Rio Day tuzi neza ko aribwo Rayon Sport ipresenta swadi yayo sibyo bivuze ko abo tuzabona kuri Rio Day aribo bazakina Sekafa bakanakomezanya umwaka w'imikino ntekereza ko bizajya kugera kuri Rio Day isoko ryabo bamaze kurifunga byibuze wenda kwazategereza irindi ryo mu kwezi kwa mbere kuko turabizi neza ko Rio Day nicyo biba bivuze ku ikipe ya Rayon Sport no gupresenter iyo swadi yayo staff technique ekipe yayo y'umwaka w'imikino sibyo Edi nibyo urabona nako nakunze ko bajya bashyiramo abakinnyi benshi bakiri batoya
nabonye hena tarabazamuye bavanye mu batoya uyu munyezamu nawe bashyize ntekereza ko biri no mu mpamvu wenda bahisemo kuzana Sostene ko Sostene hanga harimo abana azi batoya kandi n'umutoza ibintu nyine bya development y'abakinnyi bakiri bato arabizi even erega n'uyu twavugaga uyu munyamari Isa ni umukinnyi ukiri mutoya Isa Jigiba ni umukinnyi ukiri mutoya biragaragara 22 yari umukinnyi wabo muri Mali imibare ivuga ko yari umwe mu beza bariyo yabaye umukinnyi mwiza wasaze so umukinnyi imyaka 22 playmaker akaba umukinnyi mwiza akira muri Real ntekereza ko bitabaye ibyanga byaba ari byiza kuko none impamvu ntahise mbihamya 100% nuko twari tubona abakinnyi bagiye baza kenshi bavuye hanze imibare yabo bavuga ko bari abakinnyi beza bakinaga bageze mu Rwanda urugero rwiza ni bakinaga muri Guinea uheruka kiri mutoya rutahizamu mwita gute munyibutse kiraga muri Guinea ivuga igiportugize Guinea Bissau mwita waje muri Reyo ni Guinea Equatorial ahubwo ni Guinea Equatorial waje muri Reyo yego waje mu kwambira akahita agenda ntagize ngo ni ukuri yisezo umusore ukiri mutoya waje bikanga ntakine na gatoya aje muri Rayon Sport gusa nyine birakwereka yuko ntabwo wagendera kuri statistiques z'ibyo twumva aho abakinnyi bakinaga baje muri Rayon Sport ngo uvuge ati Abdoulaye Jalo ndamwibutsa Abdoulaye Jalo muramwibuka muri Guinea Bissau yari avuye ariko yaraje ntibyakunda so ntekereza ko wenda imibare ukuntu abakinnyi bajya baza wenda ntibikunde yabo wenda babasha kuba barabeshywe cyangwa wenda na shampiyona kabana nayo rwo akaba rugongurwa gusa twakavuza wenda ko we byaba ari amahire gusa ikizo nyine ukunda nayo mvuze nyine nuko barimo barazana abakinnyi bakiri batoya ariko ikibazo mfite no kuzana abakinnyi nka gutya tuzere ko bitazaba ariko bagakina iyi Gikundiro Day bagakina match imwe umukinnyi bakamwerekana nyuma y'iminsi bakabara mutandukanye ngo baje gusanga umukinnyi nakiri mu kutwabonye inshuro nyinshi na zitaratangira ndakinnye yasaze bakaba bagiye batangiye kimeze nka transfer cyase kubera ko niho erega no hana hava aya madeni aya makipe yacu bara mu cyane cyane Rayon Sport abakinnyi wazanye ukabasinyisha ugasanga ntago bari ku rwego ugasanga byagenze gutya bikarangira utandukana wenda mu buryo butemewe n'amategeko so abakinnyi rero n'ikindi umuntu nibwo umuntu yagira ariko ku isoko ry'igura n'igurisha kimwe mu bintu byo nka bya bindi Safi yatangiye avuga bibwije ukuri kandi agurimo arazana abakinnyi bahenze barimo arazana abakinnyi bari ku rwego rwabo bavuye n'ahantu watekereza ko baba scoutinze sinzi niba scoutinze ariko bari kuva uko umuntu agiye gukura umukinnyi muri Mali muri championnat muri Mali uko biri baramuscoutinze yaba bo cyangwa uwabaguriye wareba abakinnyi barazana nyine n'abakinnyi ubona ko byibuze bashaka ko ari beza kandi amakipe manini mu kubwana Afrika no kugura abakinnyi bakiri bato kandi bavuye hahandi wakita ko hari underrated so nikeza ko rero byo murakora wenda reka turebe nimba bizabahira cyane ko n'abakinnyi bavuye muri bihugu baje muri championnat y'u Rwanda ntago babahenze kuko amafaranga babahemba ugejeje n'abahemba hano baba batanga amafaranga menshi ngibyo rero Reyo ku isoko ry'igura n'igurisha ndetse no gukomeza kwitegura Reyo ndetse na Sekafa Kagame Cup ndetse n'umwaka w'imikino BK Pro League yewe n'imikino ya CAF Confederations Cup batangiye no kwakira rero bamwe muri aba bakinnyi babo Ibrahim yageze bamwita ngo Ibra niko basigaye barikina kabisa wasimbizi Ibrahim niba ari njingare niba ari njangare sumbazira izina kuzarisaba bizagora mbwa ni Ibra zafata ibyo kwa mugani ko muri Ibrahim Jingale
aka rwose nabonye niba ari abantu batuje cyane yahageze Umunyanije Sporting Director yamwakiriye none kiriya kintu nicyo nakunze rero cyo mu ijoro ryakeye kabisa Imibare iravuga iki? yahageze. Ni video dukesha bagenzi bacu bo kuri SKFM Nerva nabonye ari udusharinga iyi video yari kuri airport muri iri joro yariraye rwose umuvandimwe. Ngabo rero bamwe mu bayobozi ba Rayon Sport ubwo barimo Sporting Director nko ari bivuze bari bagiye kumwakira ku mugoroba yamaze gusesekara i Kigali. Ubwo ntekereza ko uyu munsi ubwo yazamutse Igicumbi nawe niba yamaze kuruhuka. yamaze kwisinya imyaka 2 yasinye imyaka 2 yamaze kwisinya ko bamaze kumutangaza n'ubundi already. Yagasigaye no kugera hano mu Rwanda agasanga bagenzi be muri camp bagatangira kwitegurana uyu umwaka w'imikino. nawe ni umwana pe 19 cyane niyo afite niyo batubwiye niyo tubona mu byuma mugani wa shehe kubona ko ari na mutoya no mu maso ahantu hose rwose niyo tubona mu byuma. Ubwo rero nawe yamaze gusesekara mu Rwanda. Iyo ni ikipe rero ubwo rero ndi mukinyi hagati ikunda kugura abakinyi benshi uri umukinyi ukina hagati mu kibuga ndizanye hagati none se bazababyigana mu waka erega nabo bazasohokamo hasohotsemo benshi ntabwo Richard arongera ariko Richard bazamwongera amasezerano ntekereza ko bamutakaza ariko bageze kuri zingahe komereka kwa gatanu bari bari kuri 3 muri Rayon Sport yacu ubururu bwacu nizo bari gutanga oya batanze miliyoni 3 minsi 3 ku munsi wa gatatu barageze kuri miliyoni 3 nizo gukora iki gukoteza zare yacu ubururu bwacu kwa kundi baba disama se bajya biburira ubushize sikeve harya baguze miliyoni 40 Kevin ubwabanje nimbere ya Haruna kuri inshuro yari Abedi hano kwa gatanu mperuka dore umunsi wa gatatu w'ubururu sinavuga ngo ubururu bwacu agaciro kacu ariko ntekereza ko bitandukanye byo gukoteza bakazana umukinnyi nibyo kugura umukinnyi wasama nibyo kuko urabizi ko Rayon Sport bitandukanye ko bataramuvuga izina ntabwo biburira oya nicyo kibazo bakabwiye abantu umukinnyi uwo ari we umuntu akitanga zimwongeye gukoteza ku mubahishe reka mubahishe oya bababwira nese ubwo bamuvuze se usanga ari abatamwemera none se ubushize Kevin ko babivugaga bati mureke twikure umwana w'ikipe uriya ko ari kumwongera yari asanzwe ari muri byibuka ko ari kumwongera ngo bamugumane kijye bashaka 25 yego 40 agure 25 sizari 40 erega umuco muri Rayon Sport ni wa kera Sabedi bari bagiye ku 40 ni na Beti byarabaye ariko ko nabonye abantu bateranyiriza gutyo bitakunda kurangira neza data benshi rwose ubwo gusa ntibabuze gukora surprise yabo kuko nicyo kintu burya Rayon Sport na kimwe mu bintu bituma Rayon Day igira agaciro kanaryoha cyane niyo surprise bigomba kuba uwo munsi ngero ndi Rayon Sport abantu baba bagomba kuba Rayon Sport aya mafaranga nakayakufashe ubwo bururu bwacu agaciro kacu cyane hanyuma nkayashora mu ekipe akonyazira umukinnyi umwe nize ngibyo amafaranga n'abantu bari kugura njye negereje kuzareba uburyo azajya bapanga ndikubona cyane cyane nk'abakinnyi bo hagati bamaze umwanya nyine aracyari kare kubera yuko nta nubwo hari abatarongera amasezerano hari abataragenda nibyo ngiye kuvuga ntabwo turamenya abakinnyi basatse mu kipe 100% bose uko harimo abakinnyi ushaka kuzongererwa uko mbitekereza ntekereza ko byabakabaye n'ibyifuzo by'umuntu ukurikira Rayon Sport wese Richard yakwiye kongera mu kongera mu bakinnyi beza muri Burana Yusuf Dianye nubwo yagiye avuga ngo ntago azimba azagaruka ariko Burana yaba akwiye kongera amasezerano kubera ko njye sinkikira ibintu byo kurangiza buri mwaka nubwo bavuze ngo uyu mwaka ngo amatwara arahindutse ariko naho nyishyikira ibintu byo kurangiza buri mwaka utangiye gutandukana n'abakinnyi beza windira ikipe yose ntago bibaho niyo mpamvu nayo ingarutse ku kantu ko kuzagira abakinisha abakinnyi bawe beza rero wabongera amasezerano ukabagumana ikibazo n'umunyezamu kwizera bikunda wamwongera amasezerano ikibazo biragorana uko buriya kuba ufite umunyezamu wa mbere mu gihugu uyu ni umunyezamu wa kabiri ikipe y'igihugu akwe bazayamo ubuse nawe uri kurikina ukina igihe Fiacre adahari akaba ari umunyezamu wa mbere w'umunyarwanda muri iki gihugu muri shampiyona ukina hano mu Rwanda umunyarwanda iyo ugize bizamugumana uko nujya kuza umunyamahanga kubona abanyezamu b'abanyamahanga beza hano kuri Afrika biragora urazikwenduza n'umunyamahanga ubwo leta yongera umubare ariko wibuke ko
ikibazo kuri Olivier Demo uzana abo banyamahanga benshi nawe niko uzabishyura menshi ayo mafaranga uretse ko kuri Olivier we Olivier Eriva abakinnyi b'Abanyarwanda Olivier we n'undi amafaranga azakwishyuza arenze y'abanyamahanga oya ndi kuvuga nyine Demo uzana abanyamahanga benshi ubona uzaba spending aho menshi kuko bandikisha mu kanya bigorana yego nebyiri ku mukinnyi ahubwo ngi ikibazo n'urwego rwa umunyamahanga uko Olivier umuzi uzi urwego rwiwe ashaka kugira utuntu twose uvuga yenda imikino imwe n'imwe ariko urabizi ko ari umunyezamu ari ikibazo y'abanyamahanga ushobora gutanga ayo mafaranga utari sure ku rwego bafite niba baraza kuzagutanga umusaruro ako Olivier guhenda aho ntekereza ko Olivier ndaza kubenda kurusha abanyamahanga bari buzane ko Olivier kimwe kinatuma naka kanya bataramenya azaza hiwe nuko arahenze cyane ngayo nguko rero iyo ni ikipe ya Rayon Sport